mwifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, mwe mubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi babigaruka ku makuru n'ivyegeranyo nta muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utundi. Mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba, umusore w'imyaka 22 afunzwe akekwaho kwiba ibendera ry'igihugu ku biro by'akagari. Mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Gihango haravugwa inkuru idasanzwe y'umusore w'imyaka 22 wafashwe akekwaho kwiba ibendera ry'igihugu ryari ryarazamuwe ku biro by'akagari ka Ruhigo. Uyu musore yafashwe ku itariki ya 9 Ukwakira umwaka wa 2025 nyuma yo guhamagara ubwe ubuyobozi bw'ingabo avuga ko yabonye iryo bendera munsi y'urugo rwe. Ibi bintu byatumye inzego z'umutekano zikeka ko ari we wari waryibye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihango Rutayisire Munyambaraga Deogratias yabwiye itangazamakuru ko byatangiye mu gitondo ubwo basangaga ibendera ryabuze ku biro by'akagari. Uyu muyobozi yagize ati mu masaha y'igitondo nibwo twamenye ko ku biro by'akagari habuze ibendera, dutangira gushakisha. Nyuma yaho umugabo w'imyaka 22 arahamagara ubuyobozi bw'ingabo ko aribonye munsi y'urugo rwe. Tujyayo dusanga risa nkaho bitaharaye ahubwo bihashyizwe muri icyo gitondo. Ibyo byatumye tumufata kugira ngo akorweho iperereza. Uyu muyobozi kandi akomeza abusaba abaturage kugira uruhare mu kurinda ibirango by'igihugu, anabibutsa ko kubyangiriza cyangwa kubitwaza nabi ari icyaha gihanwa n'amategeko. Yakomeje avuga ko abaturage bakwiye kwita ku irondo, kubaha no gutinya ibirango by'igihugu. Ufashwe abyangiza cyangwa abyitwaza nabi abiryozwa n'amategeko. Uyu musore kuri ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya Yibye ya Gihango, aho iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane icyamuteye gukora icyo gikorwa. Reka ngushimire wewe wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Iyi niyo update nari nkuzaniye kuri Talk Rwanda. Nimba rugambira igeze kuri Talk Rwanda, reka ngusabe ko wakora subscribe ubundi ujye ubana natwe mu biganiro n'amakuru n'ivyegeranyo tubakorera umunsi ku munsi. Kangubwire ngo ibiganiro byiza byo nakagaruka kuri Talk Rwanda. Kangubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.